aha dore igihe noneho wanguriye noneho nanjye ngiye kukugurira uyu munsi ubimere mon frère babarira kunyemereye kungaburira uyu munsi ushaka kuzamo n'inyuma señor Zana baze tugende we uyu munsi wahembwe mbere noneho ndarya inyama gusa nakindi ariki tugende nkuremeresha ibyo ushaka byose ubifate ushaka ufate n'akawungu uvangemo ntacyo ubu ndamundemeye ubwo se urimo uragera ubwo aka kanya bibagere ko kubanza kujya kurya kubanza gukara reka nkarabe birangiye biva mu nzira ibindi bikoze aho ngaho bitangiye neza rwose biragaragara ibindi biva mu nzira abundi bende bicara ahubwo nushaka gukaraba ubyihore nushaka gukaraba ubyihore ubwo si ibintu ukoze ni iki ninde wakubwiye yuko habanza isabune imbere y'amazi amagambo ibyo ngibyo nta karere gusakura mwerekesha ibyo gukora urabizi banza ugakuramo imitako yose ubundi ugakaraba ucya ugafungura amazi ugatosa intoki reka mbyemere ariko unyorohere urumva warangiza ugahita unyorohere ibyo munsi mbere ugahita ubikora gutya rekera aho ngaho my friend urakererewe ahubwo zamura telefone yawe izamure turebe izamure turebe uko muganga yatwigishije yego kandi koko sha yebaba we ajya ni kuyiyesheni kuri ya sheni twite ku buzima TV uziko ukaba ariho sha byigisha katurebe nureba urongeraho n'isombe ndaguha rwose bayigwe wenda ndashaka bashyiraho n'akawungu inkereza ndashaka bashyiraho n'akawungu tugende Marwan, upima. Wagira ngo ni mu kabari turi. Ari bana. Aha ngaha mufite iki? Turafite byose. Byose pe. Mufite igitoki. Turagifite. Mufite byose mufite n'umuntu. Oya, murese. Munarete ntabwo amugura. Winyereza ufite inyama. Inyama zirahari. Ube bwoko. Hari inkoko, hari inkwavu, inka. Byose birahari. Nta kintu mbana byose birahari. Ufite mu bitoki. Ibyo mushaka ibitoki birahari. Twavuga yeza kari ibitoki n'ibindi. Ega ufite mu inyama. Inyama zirahari. Bwo ube bwoko. Hari inkwavu, inkoko zitogosheje, inyama z'inka, n'ibindi. Uko kunzanira inyama. Zanange inyama hanga. Bazikuvangira. N'isombe. Ushyiraho n'isombe. Ariko n'akawunga baguhe. Ushyiraho wagibagiwe se. Ushyiraho n'agaceri gaceri isombe, akawunga, inyama zivanze. Zimuvangira. Okay, ndaje. Shyira murebere. Ajya kurya uramuta niko. Ariko se ko ndayatinze ra. Gosha, ntabwo natinze bana. Arega tuba tukibyara Serese mwantumwe kandi. Sawa. Urakoze sha. Muryoherwe mwana. Rwose. Ase ntaje kuma mufata se. Turakubwira mu kanya. Kubwira mu kanya. Sawa, bon appétit. Umugire nagita atangaza. Je. Icyo ushaka cyose fa. Ibi ni ibyo by'umwaka. Bya 2020. Ati nakubwiye ko ntacyo nakwiba. Amene. Ubukene nibwo bituma umuntu. Ntacyo mushinza. Buryo ubukene bw'agatsindwa. Ni bubi. Uzi ko ubukene butuma ugira umwanda. Ubukene ni bubi. Banza butera neza. Mike wait. Wait. Sarife. Ntabara. Ntabara. Niyeze. Ayo mwize. Gaturesha.
Niko. Ta. Tuye nakagashaka tuye nakagashaka. Sitamenye ibi. Oya umwana kibazo. Nta kibazo. Tujye hano vuba. Nta kibazo. Oya turisaba. Oya Bisaba. ibyo byawe ntabirishe. Nawe irwarize nawe. Irwarize. uharebe kwa mbere ageze mu kwezi kwa kumi n'ukurambura ibiryo none ubinguye mu kwezi kwa cumi n'abiri byari binyishe irwarize nawe nzabikwishyura Wenyishyura n'imyemerano yemera mugi inzara ndarikisha Bakunze ba TV twite ku buzima rero murabibonye mubonye ko umuntu yari yishwe n'inyama muri restaurant ariko agize amahirwe asanga umuseriveri afite amahugurwa hari aho yabonye uko babigenza. Iki rero nicyo twite ku buzima TV yaziye kugira ngo twese tugire uruhare mu kwitubungabunga ubuzima bwacu. Biriya bakoze rero ni ugutabara umuntu wagize ikibazo mu buhumekero ariko bitewe n'ikintu cyafashemo. Nibyo rero twita shocking. Ubutabazi bwa shocking rero ku muntu wanizwe n'ikintu nibyo bakoze hariya muri restaurant. Rero uko bigenda bikurikirana step by step. Uko bikurikirana iyo umuntu anizwe n'ikintu umwuka ugahera burundu. Ibi tugiye kwiga tubikora igihe umuntu atari guhumeka adashobora kuvuga mbese ubona umwuka waheze. Ikintu cya mbere dukora mu cyongereza tuvuga ko we give 5 back blows. Izi 5 back blows ni ugufata umuntu ukamumanisha gake nk'uko mubona ku ishusho ya mbere hariya noneho ukamukubita mu bitugu inshuro 5 zigiye zitandukana. Icyo gihe cya kintu gishobora kuzamuka kikavamo. Iyo ubona rero binaniranye izo nshuro 5 zitakunze tujya ku yindi tukakora cyo bita we give 5 abdominal thrusts ku bantu bakuru cyangwa se 5 chest thrusts ku bana batoya bari munsi y'umwaka umwe. Ibi ngibi byo ni ibiki rero nkuko murabibona hano kuri aya mashusho umuntu umujya inyuma wahita kumujya inyuma ukamushyira ibiganza byawe haraguru y'umukondo hanyuma ukabisunika usa nk'uzamura cya kintu kijyaho kikavamo. Iyo bitaravamo urakomeza ukaba wavanga izo metode uko ari ebyiri alternative between 5 blows and 5 thrusts kugeza igihe cya kintu kiviriyemo. Ahangaha ku mwana uko tubigenza umwana uri munsi y'umwaka umwe dutanga 5 back blows nawe kuri we tugenda dukubita mu mugongo ngo twabikoze ku bantu bakuru ariko bo nago tubaha abdominal thrusts tubaha cyo bita chest thrusts. Chest thrust rero umwana turamufata tukamujyamisha asa nk'ubwaramye hanyuma tugaya dutsindagira mu gatuza hano n'intoki zingahe ebyiri kuko umwana abakiri mutoyi. Iyo umwana rero bivuye bari byiza iyo bitavuyemo naho dushobora kuvanga iyo 5 back blows ndetse na chest thrusts kugeza igihe cya kintu kiviriyemo. Ndaje noneho mbereke ku muntu nyamuntu nuko wa muntu yabigenjeje mbere ko byakurikirana namwe mwite mubimenya aho mwajya hose mwatabara umuntu ubare wese. Reka mwayibonye rero reka mpamagare mugenzi wanjye aza hano mbereke mbere kuntu wa museriveri yabikoze ndetse namwe mwite mubifata mure kuntu muzajya mutabara abantu. Reka mpamagare mugenzi wanjye gire hino maze mbere twabonye ko rero bwa mbere umuntu yaba kimunize aba ari umuntu utabasha kugira gute utabasha guhumeka. Ikintu cya mbere twabonye ko umuhagarara ku ruhande hanyuma ukabikiganza mu gituza ugasa nk'umunamisha gakeya hanyuma ukamukubita 5 blows back 5 blows nuko tubigenza. Hanyuma ibonye byanze rero ibonye byanze niho ufata ya metode ukamujya inyuma
amaboko ye ukayarambika ku gituza, warangiza nawe ukajya hagati y'umukondo ndetse hejuru y'umukondo gakeya, intoki zawe ukazihuza, hanyuma ukamunamishaho gake n'ubundi ukamishaho gakeya, hanyuma ukagira ute ukajya winjiriramo uzamura, winjiza uzamura, winjiza uzamura, winjiza uzamura, cya kintu kikavamo. Iyo rero byanze n'ingiye ukomeza kugenda uhuza iyi metode ukubita inyuma ndetse no kunda bikageraho bikarangira. Iyo tugize amahirwe bivamo umuntu akagenda. Twibuke ko nababwiye ko iyi metode tuyikora ku muntu ikintu cyafunze burundu atabasha guhumeka. Iyo ubona avuga gakeya abasha guhamagara, guhumeka gakeya ntabwo ubikora, ahubwo uramufata ukamujyana kwa muganga kugira ngo bamukorehe ubufasha, cya kintu kitazugaruka kigafunga burundu. Murakoze rero kudukurikira, mukomeze mukurikire Twite ku Buzima TV ndetse n'abatarakora subscribe, tubashikira gukora subscribe. Ntabwo bigoye gusa, ni nk'uko ukomeye muduha, reba munsi video ukande kuri subscribe ndetse no kunzogera, asigaye dukomeze tubane tujye tubagezaho ibyiza bituma tugera ku buzima bwiza. Mukomeze mugire ibihe byiza, murakaba.